Kuri wa kabiri tariki ya 30 z'ukwezi kwa 9 2025 Aimable Karasira uzwi nka Prof yahamijwe n'urukiko igifungo cy'imyaka 5 bivuze ko ukurikije uko amategeko y'u Rwanda bigena nyuma y'amezi 6 Karasira Aimable aza kuba yarekuwe. Nguhaye ikaze, kora subscribe niba utarayikora, like, share ndetse utange n'igitekerezo cyawe muri comment. Kuri wa kabiri urugereko rwihariye rushinzwe kuburanisha ibyaha mpuzamahanga ndetse n'ibyambukiranya imbibi rufite icyicaro i Nyanza mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda rwahanishije Aimable Karasira uzwi nka Prof igihano cy'igifungo cy'imyaka 5. Urukiko rukaba rwanzuye ko ahamwa n'icyaha cyo gukurura amacakubiri naho ibindi byaha byose yarezwe abigirwaho umwere. Ni mu cyemezo rero cy'urukiko kandi hakaba harimo ko imitungo ya Karasira Aimable uzwi nka Prof yarafatiriwe nayo igomba kurekurwa. Mu nkuru y'ikinyamakuru Umuseke akadomorwa cyakurikiranye iby'uru rubanza rwa Karasira Aimable batangaje amwe mu magambo Karasira Aimable yakunze kuvuga mu bihe bitandukanye ubwo yari yitabye urukiko. Karasira Aimable yigeze kuvuga ati: "Ibi mubimbwirira abanyarwanda barimo na Perezida wa Repubulika Paul Kagame, ibyo nkora n'ibyo mvuga nanjye sinjye ndarwaye." Yarongeye agira ati: "Ndasaba imbabazi amagambo naba narakoresheje niba hari abo yakomerekeje." Karasira kandi yunzemo atabitwaza ibiganiro byanjye bakarwanya ubutegetsi bacire birarura. Karasira Aimable yarezwe ibyaha birimo guhakana jenoside, gutera imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda, gukurura amacakubiri, iki ni nacyo cyaha cyamuhamye, ndetse no kudasobanura inkomoko y'umutungo atunze n'icyaha cy'iyezandonke. Ubushinjacyaha bwamusabiraga igihano cy'igifungo cy'imyaka 30. Karasira Aimable mbibutse ko mu kuburana yahakanaga ibyo byaha byose ahubwo agasaba ko yagirwa umwere. Mbibutse ko yatawe muri yombi tariki ya 30 Werurwe umwaka wa 2021. Dore ku isesengura ry'ikibazo kigize urubanza nuko urukiko rubibona. Icyaha cyo guhakana jenoside, urukiko rusanga Karasira Aimable ariko ko yavuze amagambo arimo iraswa ry'indege ry'uwahoze ari perezida w'u Rwanda Juvenal Habyarimana ariyo yabaye imbarutso ya jenoside. Urukiko rukavuga ko mu bugenzacyaha RIB Karasira yavuze ko jenoside yateguwe kandi yateguwe kera, kandi iraswa ry'indege y'uwahoze ari perezida w'u Rwanda Juvenal Habyarimana yabaye imbarutso ya jenoside. Ikinyamakuru Umuseke gikomeza kivuga ko urukiko rwasanze kandi mu bushinjacyaha Karasira yaravuze ko iraswa ry'indege ya Habyarimana byabaye jenoside igatangira i Kigali. Urukiko rusesenguye izo mvugo rugasanga zitagaragaza ko jenoside itateguwe, kandi kuvuga ko iraswa ry'indege y'uwahoze ari perezida w'u Rwanda Juvenal Habyarimana bidakuraho ko jenoside yateguwe, bityo icyaha cyo guhakana jenoside kidahama Aimable Karasira uzaramba uzwi nka Prof. Icyaha cyo guhisha ingiro jenoside, urukiko rusanga ubushinjacyaha bwarareze Karasira ko kuri YouTube yavuze ko uwahoze ari perezida w'u Rwanda Juvenal Habyarimana atakoze jenoside, nyamara amashusho ubushinjacyaha bwatanze harumvikanyemo ko Karasira yavuze ko uzakubwira ko FPR yari mbi abanyarwanda bayangaga azaba abeshye, kuko abasirikare ba FPR baje i Kigali abantu bajya kubareba nk'abareba ikipe ya Rayon Sport. Bityo rero ibyo kuvuga ko Karasira yavuze ko Habyarimana atakoze jenoside ntaho biri mu mashusho, urukiko rugasanga icyaha cyo guhisha ingiro jenoside kidahama Karasira uzwi nka Prof. Icyaha cyo gukurura amacakubiri, urukiko rusanga ubushinjacyaha mu nyandiko itanga ikirego buvuga ko Karasira yavuze ko abasirikare bakomeye mu Rwanda ari abagande. Urukiko rukavuga ko ibyo kuba ubwabyo byavugwa gutyo bigamije gutanya abantu, kandi ari amagambo ayavuga yari afite ubushake bwo gukora icyaha kubera ko yabikoze ashaka gukurura amacakubiri mu basirikare, bityo icyaha cyo gukurura amacakubiri kimuhama. Urukiko rukavuga ko ibyo kuba ubwabyo byavugwa gutyo bigamije gutanya abantu, kandi ari amagambo ayavuga yari afite ubushake bwo gukurura icyaha kubera ko yabikoze ashaka gukurura amacakubiri mu basirikare, bityo icyaha cyo gukurura amacakubiri kimuhama. Icyaha cyo gukurura imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda, ubushinjacyaha butanga ikirego bwavuze ko Karasira yagize ati FPR yanga Rujugiro ikanga Rwigara kandi barayifashije, ndetse ko Kabuga Felicien azizwa ko atahaga imisanzu FPR, naho kuvuga ko yatangaga imihoro bidakwiye kwitabwaho kubera ko buri rugo rwarimo umuhoro kandi abakomeye mu gisirikare cy'u Rwanda bose ari abagande. Urukiko rwisunze ingingo z'amategeko rukavuga ko ari amagambo adahungabanya leta, kandi kuvuga ko abasirikare bakomeye ari abagande bigize icyaha cyo gukurura amacakubiri bitagize icyaha cyo gukurura imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda. Bityo icyaha cyo gukurura imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda kidahama Bwana Karasira Aimable uzaramba uzwi nka Prof. Icyaha cyo kudasobanura inkomoko y'umutungo
ndetse n'icyaha cy'iyezandonke urukiko rusanga Karasira yaratanze inzitizi kuko icyaha kidakwiriye kwakirwa. Urukiko rurasanga kandi kuba ubushinjacyaha bwaratanze ikirego mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge, urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rukiyambura ububasha ikirego bukakijyana mu rukiko ruri i Nyanza, ndetse urubanza rugatangira kuburanishwa nyuma y'ubushinjacyaha bugatanga ikirego mu byiswe inyandiko itanga ikirego ivuguruye. Bityo ibyo kuba byaraje nyuma, urukiko rusanga ubushinjacyaha ibyo bwakoze binyuranije n'ubutabera buboneye, bityo inzitizi za Karasira Aimable uzaramba zifite ishingiro. Urukiko icyo kirego kirimo icyaha cy'iyezandonke no kudasobanura inkomoko y'umutungo atunze rusanga bidakwiriye gusuzumwa. Icyaha gihama Karasira ni icyaha cyo gukurura amacakubiri, kandi hisunzwe ingingo z'amategeko igihano cy'igifungo gihanishwa imyaka 5 ariko itarenze 7, kandi hashingiwe ko Karasira yaburanye agasaba imbabazi ndetse n'abaganga bemeje ko arwaye akwiriye guhabwa igihano gito, agahanishwa gufungwa imyaka 5 ndetse akanacibwa ihazabu y'amafaranga 500. Urukiko rwemeje ko Karasira Aimable uzaramba uzwi nka Prof Niga ahamwe n'icyaha cyo gukurura amacakubiri agahanishwa igihano cy'igifungo cy'imyaka 5 ndetse ibindi byaha yaregwaga akabigirwaho umwere. Naho icyaha cyo kudasobanura inkomoko y'umutungo atunze n'icyaha cy'iyezandonke bitagomba gusuzumwa kubera ko kitakiriwe, bityo imitungo ye yafatiriwe igomba guhita irekurwa. Mu gusoza isomwa ry'urubanza, ikinyamakuru Umuseke dukesha iyi nkuru banditse ko bagiranye ikiganiro n'umunyamategeko Bruce Bikotwa, umwe mu banyamategeko bunganiye Karasira Aimable. Avuga ko ubutabera bukoze akazi kabwo kandi mu bijyanye n'amategeko ari Karasira uregwa cyangwa ubushinjacyaha buri ruhande rubishatse rwajurira. Mu isomwa ry'uru rubanza rwa Karasira Aimable uzaramba uzwi nka Prof Niga, ndabibutsa ko Karasira Aimable uzaramba uzwi nka Prof Niga yatawe muri yombi mu kwezi kwa gatatu umwaka wa 2021. Mu isomwa ry'uru rubanza Karasira Aimable uzaramba ntiyari mu rukiko. Maître Gashema Felicien nawe wamwunganiye ntiyarahari, icyo akora kurikiraniraga hafi amakuru y'ibijyanye n'isomwa ry'urubanza. Ikindi kandi nuko uwahagarariye ubushinjacyaha muri uru rubanza nawe atarahari mu isomwa ryarwo. Karasira Aimable uzaramba azibukirwa cyane ku buryo yagaragaraga ubwo yabaga yitabye urukiko, aho yakundaga kuza yambaye inkweto zidasa, ubundi akaza yitwaje igikoma cyangwa n'ibisuguti byo kurya. Rimwe yigeze gushinjwa ibyaha amanika akaboko asaba ijambo, arihawe yagize ati ndashaka kujya kwihagarika. Urubanza rurahagarara, agarutse urubanza rongera rakomeza. Hashize akanya gato nabwo yongera yakirindi ijambo ati ndumva iby'ubushinjacyaha buri kuvuga byatuma nkora ibindi byaha, ndigendeye. Karasira yageze hanze avuga amagambo akakaye kandi akomeye anarimo ibitutsi. Raporo z'abaganga batandukanye zemeje ko Karasira Aimable uzaramba arwaye, gusa raporo yahawe agaciro niyakozwe bwa kane yemezaga ko arwaye ariko bitamubuza gutekereza neza. Karasira Aimable uzaramba uzwi nka Prof Niga yamenyekanye cyane ku izina rya Prof Niga kubera ko yabaye umwarimu muri Kaminuza y'u Rwanda, nyuma kandi aza kwamamara cyane ubwo yatangaga ibiganiro ku miyoboro itandukanye ya YouTube, ndetse akaba n'umuhanzi. Ukurikije ibiteganywa n'amategeko, kuva Karasira Aimable uzaramba uzwi nka Prof Niga yakatiwe igifungo cy'imyaka 5, bivuze ko bazatangira kubara igihe yafungiwe kuva muri Werurwe 2021 abone kurangiza igihano yakatiwe, aho asigaje amezi 6. Naho nsoreje, ndabashimiye ko twabanye. Kora subscribe niba utarayikora, like, share ndetse utange n'igitekerezo cyawe muri comment.